Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangirike. Uyaragenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulul amri minkum. Nimwumvire Imana mbere na mbere, hanyuma mwumvire n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma ubugira gatatu mwumvire munubahe amategeko y'abayobozi banyu. Take Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a King." Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783 63 25 42. Hamotech Studio works for our customers' needs. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibat fillah, uhayyikum bitahiyati ahla dhikri wal iman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banje izina rya Allah, amahoro impuhwe n'imigisha bya Allah bibe kumwiza mu biremwa bye Muhammad umuhungu wa Abdullah, we nabo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakurikira inzira ye mu byiza kuzageza ku munsi w'ingororano. Bakunzi b'Icyizere Dawa TV, nongeye kubatashya mu ndamutso ya imani, ngo amahoro impuhwe n'imigisha by'Imana bibane namwe aho muherere hose. Uyu munsi tukaba tugiye kuganirira ku bintu 8 by'ingenzi, ibintu by'ingenzi 8 umuyisilamu wese akwiriye kuzirikana mu rwego rwo kwitegura kwakira ukwezi kwa Ramadan. Ibi bintu 8 tugiye kurebera hamwe bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Turasaba buri umwe wese kubizirikana bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangirike. Uyaragenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulul amri minkum. Nimwumvire Imana mbere na mbere, hanyuma mwumvire n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma ubugira gatatu mwumvire munubahe amategeko y'abayobozi banyu. Take Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a King." Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783 63 25 42. Hamotech Studio works for our customers' needs.
Icyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Nshuti rero bavandimwe bakunze b'Icyizere Dawa TV, nkuko twamaze kubabwira ko tugiye kuganira ku bintu 8 by'ingenzi buri mu Islam akwiriye kuzirikana mu myiteguro y'ukwezi kwa Ramadan. Icyambere ni tajdidu al-hayati wa taghyiruha wa tathiruha. Taghyiru al-hayat. Taghyiru al-hayat turashaka kuvuga ko buri mu Islam wese ukwezi kwa Ramadan kukwiriye kumubera life renewal. Life renewal no kuvuga ngo no tajdidu al-hayat, kuvugurura ubuzima bwe, akagira taghyiruha, agahindura imibereho ye, watathiruha, akanagira change mu mibereho ye, akagira purification, agasukura ibitari bitunganye bikosamye mu buzima bwe. Icyo ni icyambere rero tugiye kuganiraho kubijyanye no guhindura ubuzima bw'abemeramana mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan. Mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan mu myiteguro ikwiye kuranga abemeramana nuko bakwiriye taghyirul hayat, guhindura iki? Guhindura ubuzima. Umuyisilamu rero ni gute ashobora guhindura ubuzima bwe abikesheje ukwezi kwa Ramadan? تجديد الحياة وتغييرها وتطهيرها حتى تصلح لاستقبال هذا الضيف العظيم. umwemera amana akwiriye kuvugura ubuzima bwe no kubuhindura حتى تصلح لاستقبال هذا الضيف وتطهيرها, akabusukura kugira ngo umwemera amana abashe kwakirana ikaze ku kwezi, cyangwa se kwakirana ikaze uyu mushyitsi w'ukwezi kwa Ramadan. Ibyo akabikora bistiqbali la'iq bihi, akabikora mu buryo bukwiye, akakira ukwezi kwa Ramadan mu buryo bukwiye. وإنما نقصد بتجديد الحياة بفتح صفحة جديدة نقية. icyo tugamije iyo tuvuga ko umuntu akwiriye kuvugura ubuzima bwe, life renewal, icyo dushaka kuvuga mu kuvugura ubuzima bwawe nk'umwemeramana ni tajdidul hayat bifati safatin jadida, nugutangira ubuzima bwawe bwa Ramadani ufungura safatin jadida, ufungura urupapuro rushya, ufungura ipaje nshya, ugafungura urupapuro safatin jadida naqiya, urupapuro rukeye, ugatangira ubuzima bundi bushya, ugahinduka, ukava mu byaha wari urimo, yani ugahinduka ukava mu byaha, ukakira agakiza, ukakira gukiranuka, maze urupapuro rushyashya rukaba safatun tahiratun nadhifa, urupapuro rushya utangiye, ipaje nshya utangiye ikaba ari ipaje isukuye, ipaje yera. Nanone naqsudu bitaghyiril hayat, tugamije nanone ko life change, guhindura imibereho yawe, tugamije kuvuga yuko ugomba kwihutira, yakunu dhalika bitauba, bigomba kujyana no kwicuza, kwihana, bigomba kujyana no kwicuza, kwihana, taubatan nasuha, bikajyana no kwicuza kutisubiraho, cyangwa se kwicuza ko kuva mu byaha burundu. Ntabwo rero ushobora kubaho ya ibadallah, ntabwo ushobora kubaho umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala usibye ko ugomba kujyana no kwicuza kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ngo taghyirul hayati ntibishoboka gukunda utajyanye no kwicuza. تغيير الحياة وتطهيرها وتنقيتها وتصفيتها يتماشى مع guhindura ubuzima bwawe. Life renewal, life change must be with real repentance.
kwicuza yani guhindura ubuzima bwawe bugomba kujyana no kwicuza. Rero kwihana bivuye ku mutima, kwihana ku Mana ishobora byose, ibyo bigomba kujyana no kugarukira Allah mu mategeko ye, amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala nkuko mubizi n'amategeko maziranenge. Ibyo nanone kandi bikajyana no kuvugurura ubuzima bwacu na gahunda zacu, tubihuza n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, tubihuza n'amategeko y'Imana isumba byose mu bice byose by'ubuzima bwacu, fi jami'i shu'un hayatina. Ibyo byose bikajyana no kwirinda ikintu cyose kidutandukanya n'Imana ishobora byose. Iyo niyo taghyir turimo tuvuga. Uko niko guhinduka tuvuga, nizo mpinduka dushaka yuko umwemeramana nimba agiye kwakira ukwezi kwa Ramadan agomba gusetinga goal, agomba gushyiraho intego nyamukuru ikaba ari yo guhinduka umwemeramana ahinduka wa dhalika taghyir. Iryo hinduka tugamije yatamasha bimujanabati kullu ma yub'iduna anila, bikajyana no kujya kure y'ibintu byose bidushyira bidutandukanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri surati Nur, isura 31, akavuga ati watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Imana iravuga muri surati Nur aya 31 ikavuga iti watubu ila Allah, mwihane ku Mana kandi mwicuze, mwihane ku Mana mwese. Watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun, yemwe abizera, yemwe mwakiriye agakiza, yemwe mwemeye guhinduka, yemwe mwemeye guhindura ubuzima bwanyu, tubu ila Allahi jami'a, nimwicuze ku Mana mwese, la'allakum tuflihun, kugira ngo mubashe gutsinda. Rero kugira ngo umuntu azabashe kugera ku nsinzi y'ukwezi kwa Ramadan, icyambere mbere y'ibindi byose muri bya bintu 8 twavuze ko umwemeramana agomba kugira mu rwego rwa preparation for the month of Ramadan, mu rwego rwo kwitegura kwakira ukwezi kwa Ramadan, icyambere ni taghyirul hayati, no guhindura ubuzima, wa hiya tajdiduha, ari cyo kijyanye no kuvugurura mu kwizera kwawe. Wari waraguye, ntiwabashaga gusara iswari 5 mu musigiti, ntabwo wabashaga gutanga zaka, ntiwabashaga gutanga sadaka, ntiwabashaga gukora ibikorwa byiza byinshi, wapi gusura abarwayi kwa muganga ntabwo wabikozwaga. Hindura ipaje nshya, hindura uve mu byaha, wari mu bintu byagutwaye, isi yaragutwaye. Hindura, change your page to new page, hindura iyo page y'ibyaha rurimo, ufata indi page nshyashya, ipeje yo kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala, ipeje yo kwihana, ipeje yo kuva mu byaha, ahubwo ugafatia iya mbere ukerekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati watubu ila Allah, kandi mwihane ku Mana jami'an mwese ayyuhal mu'minun, yemwe abizeye, la'allakum tuflihun, kugira ngo mubashe kugera ku nsinzi. Icyo ni cyambere kijyanye n'intego umwemeramana akwiriye gufata, cyangwa se ni kimwe mu bintu 8 umwemeramana akwiriye kuzirikana mu kwakira ukwezi kwa Ramadan. Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangirike. Uyaragenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulul amri minkum, nimwumvire Imana mbere na mbere, hanyuma mwumvire n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma ubugira gatatu mwumvire munubahe amategeko y'abayobozi banyu. Take Studio is a business center for photography services
video production, and artistic design. Under the slogan, Customer is a King. Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783 63 25 4. Hamotech Studio works for our customers' needs. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Icyakabiri umwemeramana akwiriye gukora wayambaghi lil'abdi an ya'rifa rabbahu wa ya'rifa haqiqatahu wa yatajannaba akhta'ahu wa afat af'alihi. Icyakabiri mu bintu 8 umwemeramana akwiriye kuzirikana mu rwego rwo kwitegura uku kwezi kwa Ramadani, nuko the servant should know his Lord. Umugaragu akwiriye kumenya nyagasani we. Wa ya'lam haqiqatahu, akamenya and know his trust. Umwemeramana akwiriye kumenya nyagasani we. The servant should know his Lord, know his trust, and avoid his mistakes and evil actions. Icyo ni icyakabiri umwemeramana akwiriye kuzirikana. Umwemeramana akwiriye kuzirikana iki? Akwiriye kumenya nyagasani we, agasobanukirwa marabbu, akamenya nyagasani we ninde, wama ni gute umwemeramana nyagasani we amusobanukirwa ate, amwumva ate, akamenya haqiqatu ukuri, akamenya huququllah, akamenya uburenganzira bwa Allah, wa yatajannabu akhta, akitandukanya no gukosereza Allah subhanahu wa ta'ala, wa afati af'alihi, akitandukanya n'ingeso mbi z'ibikorwa bye. Umwemeramana yo yiteguye atyo azi nyagasani we, akamenya haqiqatu rabbi, akamenya nyagasani we by'ukuri, wa yatajannabu akhta, akitandukanya n'ibyaha bye, wa afati af'alihi, akitandukanya n'amakosa ye. Iki ngiki kimukura mu kuba umunyabyaha, kikamugira uwihana. Bityo rero ba bandi batihana, abo nibo nkozi z'ibibi. Ba bandi batamenya nyagasani wabo ngo bitandukanye n'amakosa yabo, bicuza ibyaha byabo, bamenye bagomba kubyicuzaho, bamenye ko ari Allah subhanahu wa ta'ala. Abatari basobanukirwa iki kintu bakaba bakomeje kwivuruguta mu byaha, abo ngabo nibo banyamakosa. Abo ngabo nibo banyamakosa, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira muri surati Al-Hujurat, isura ya 49 aya ya 11, aravuga ati: kandi babandi batihana, abo nibo nkozi z'ibibi, babandi baticuza. Those who do not repent, those are the workers of evil. Babandi badakora tauba, babandi baticuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, abo ngabo nibo workers of evil, doers of evil. Abo nibo bakora ibyaha, abo nibo nkozi z'ibibi. Qur'ani 49 umurongo wa 11, Imana iti: kandi babandi batihana nibo banyabyaha, nibo nkozi z'ibibi. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Those who do not repent, those are workers of evil. Abo baticuza, abo batagarukira Allah subhanahu wa ta'ala, ngo abo nibo banyabyaha. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, laqad qassama Allah ta'ala an-nasa ila qismain. Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ishobora byose, yagabanyijemwe abantu ibyiciro bibiri. Laqad qassama Allah an-nasa ila qismaini. Imana yagabanyijemwe abantu ibyiciro bibiri. La thalithu lahuma, nta cyagatatu muri byo. Ibyiciro Imana yagabanyijemwe abantu ni bibiri, nta cyagatatu kibaho. Faqad qala ta'ala, nkuko namaze kwivuga, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze: wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nguticujije utabaye mubihana, nta kindi aricyo usibye yuko
ari mu nkozi z'ibibi. Bityo rero abantu bari mu byiciro bibiri: abihana bakora ibitunganye bakava mu nzira mbi bakajya mu nzira nziza yo kugandukira Allah. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni icy'abatsimbaraye mu byaha byabo bakanga kwicuza, bakanga kumenya Allah. Abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala yabize workers of sin, yabise workers of evil, abakora ibyaha yabise inkozi z'ibibi. قال الإمام ابن القيم رحمه الله, إمام ابن القيم imana imugirire imbabazi cyangwa se imugire impuhwe, qala yaravuze ati qasama Allahu al-ibada ila taibin wa zalimin. Imana yagabanyijemo abantu amatsinda abiri: itsinda ry'abicu n'itsinda ry'abakora ibyaha bihuguza. Wa ma tamma qismu thalithun albatta, ntabwo Imana yigeze igira ikindi gice cya gatatu ivuga. Wa awqa isma zalimi ala man lam yatub, bityo izina rya zalim, izina ry'uwihuguza, izina rya zalim Allah subhanahu wa ta'ala yarishyize kuri wa wundi wanze kwihana. Wala azlam minhu lijahalihi bi rabbih, nta wundi muntu rero waba zalimu kurenza uriya muntu wanze gusobanukirwa nyagasani we. Wala azlam minhu lijahalihi bi rabbih wa bihaqqihi wa bi'aybi nafsihi wa afati a'malihi. Ibn Qayyim Jawziyya rahimahullah, Ibn Qayyim ni mujrimwe, akomeza avuga ati Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje izina ry'umunyacyaha ku muntu utihana. Yani Allah subhanahu wa ta'ala awqa isma zalimi ala man lam yatub. Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje izina ry'umuntu ry'umunyacyaha ku muntu utihana. Akomeza avuga ati wala azlama minhu lijahalihi bi rabbih, kandi nta muntu umurusha kuba umunyacyaha kubera kutamenya umwami we n'ukuri kwe. Wala azlama minhu lijahalihi bi rabbih wa bihaqqihi, nta muntu urusha kuba umunyacyaha uriya muntu wanze kwihana kubera kutamenya umwami we n'ukuri kwe. Lijahalihi bi rabbih wa bihaqqihi wa bi'aybi nafsihi, no kubyo kubera amakosa ye bwite. Wa afati a'malihi, no kubwo kubera ibibi by'ibikorwa bye. Bagaragu Uwiteka. Bityo rero icya kabiri nuko dukwiriye gusobanukirwa Allah subhanahu wa ta'ala. A servant should know, umugaragu yambaghi al-'abd an yaj'ala an ya'lama an ya'rifa rabbah. Umugaragu, a servant, the servant should know his Lord. Umugaragu akwiriye kumenya nyagasani we and his right, akamenya and his trust, akamenya ukuri kwe and his right, akamenya ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala and avoid his mistakes, hanyuma kitandukanya n'amakosa ye bwite. Wa afati a'malihi, akitandukanya n'ibibi by'ibikorwa bye. Iki ni icya kabiri. Icyo ni icya kabiri kireba umugaragu ushaka kwakira ukwezi kwa Ramadani yarahindutse. Icya mbere twabonye yuko ugomba guhinduka rero kugira ngo bishoboke, kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, nuko ugomba kugira gute, nuko ugomba kumenya nyagasani wawe, ukamenya ukuri kwe, ukitandukanya n'amakosa yawe, ukitandukanya n'ibyaha byawe, ukagarukira Allah subhanahu wa ta'ala ukicuza. Kandi twamaze kubona yuko Allah subhanahu wa ta'ala abantu yabagabanyijemo ibyiciro bibiri bizira icya gatatu, nkuko Ibn Qayyim avuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala qasama an-nasa ila qismayn. Allah abantu yabagabanyijemo ibyiciro bibiri: qismu at-taibun, icyiciro cy'abihana, wa qismu adh-dhalimun, n'icyiciro cyabanze kwihana bagakomeza bihuguza bakora ibyaha. Bityo rero Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati muri ibyo byiciro byombi, and those who don't repent, those are the workers of evil. Abo banze kwicuza, abo banze kwihana, abo banze kuva mu byaha, abo nibo nkozi z'ibibi. Qur'an yabise inkozi z'ibibi. Wa awqa isma zalimin ala man lam yatub,
Ibn Qayyim akavuga ati Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje izina ry'umunyacyaha kuri wa wundi wanze kwihana. Bityo rero bagaragu witeka mureke twihane twakire Ramadani dusukutse naqiyan bifatihi safhatin jadida, dufungura ipaje nshyashya twegera Allah subhanahu wa ta'ala. Je muri kumwe muri kiganiro numvani wanyu Sheikh Musa. Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangire. Namwe bagaragu witeka icya gatatu min al-umuri allati yanbaghi mura'atiha li-isti'dad li shahr Ramadan. Icya gatatu mu bintu umwemeramana akwiriye kuba kwitegura mu kwakira Ramadan, akwiriye kuba gutekinga care, umwemeramana akwiriye kuzirikana mu rwego rwo kwitegura ukwezi kwa Ramadani. Icya gatatu, the servant should make his Ramadan life. Nukuvuga ngo umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala akwiriye gufata ukwezi kwa Ramadani akakugira ubuzima bwe. The servant should make his Ramadan life a life of true faith. Yani umwemeramana umugaragu wa Allah akwiriye gufata ukwezi kwa Ramadani, ubuzima bw'ukwezi kwa Ramadani akabugira ubuzima bw'ukwemera nyakuri, akabigira make Ramadan life a life of true faith. Nakuvuga ngo ukwezi kwa Ramadan umwemeramana akwiriye kugira yani akwiriye kugira ukuri kukwemera, akwiriye kugira mu kwemera nyakuri in order to reform, kugira ngo azabashe guhinduka and purify himself, no kugira ngo yisukure agarukire Allah subhanahu wa ta'ala of every impurity, kugira ngo ave mu makosa yose yahozemo he has brought upon himself, kugira ngo umuntu ave mu makosa yakoze mu mezi yatambutse, and to know that all the means of piety are gathered within it. Ikintu mwemeramana kuri kumenya nuko ukwezi kwa Ramadani ari ukwezi kwahurijwemo ibikorwa bitandukanye bijyanye no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bi ikhtisarin shadid, mu nshamake, alayna an naj'ala hayatana fi Ramadan imaniyatan bihaqqi. Dukwiriye gufata ukwezi kwa Ramadani ukwezi kukaba ari uko guhindura ubuzima bwacu. علينا أن نجعل حياتنا في رمضان إيمانية بحق. muri ukwezi kwa Ramadani tugomba guhindura ubuzima bwacu bugashingira ku kwizera by'ukuri muri Ramadan. Yani during Ramadan we should change, we should make Ramadan life a life of true faith in order to reform, kugira ngo tubashe guhinduka, tubashe gukosora ubuzima bwacu bwose, kugira ngo tubashe gukosora ubuzima bwacu, likay nuslihi hayatana kullaha wa nujaddiduha wa nasfiha min kulli shawaibi, kugira ngo ubuzima bwacu tubashe kubuvugurura, no kugira ngo tubashe kubuhanaguraho umwanda wose twagiye tunyuramo. Icyo umwemeramana asabwa ni change our lives, no guhindura ubuzima bwacu and correct, tugakosora ibyo twakozemo amakosa, renew and remove all impurities, hanyuma tugakuraho amakosa yose twakoze, tukiyeza tukagarukira Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo ni icya gatatu dukwiye kumenya. Ramadani bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, icyo tutagomba kwibagirwa nuko Ramadani ari akayunguruzo k'uburezi. Ramadani ibadallah masfatu tarbawiyat au misfatun tarbawiyya. Ramadani na akayunguruzo k'uburezi. lan tajida nafsaka ahsana wala afdal wala aqrab ila Allah ta'ala minha fi Ramadan. Bagaragu witeka, iki kintu mu gitekerezo.
Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Ramadan is a filter of education. Ramadan ni akayunguruzo k'uburezi. You will not feel good enough or closer to God Almighty than in Ramadan. Nta kindi gihe na kimwe uzigera wumva uri bugufi ya Allah subhanahu wa ta'ala wiyegereza Allah nko mu kwezi kwa Ramadan. Nta ibada nimwe ushobora gusanga ari nziza kuri wowe, nta ibada nimwe ushobora gukora wumve unyuzwe nka ibada wakora mu kwezi kwa Ramadan. Yani nta hantu uzasanga wiyegereje Allah subhanahu wa ta'ala nko muri Ramadan. Kubera iki? Mu kwezi kwa Ramadan nakayunguruzo k'iki ko kwitegura ibindi bihe byose. Bityo rero Ramadan is a filter of education. Ramadan ya misfatun tarbawiya. Ramadan nakayunguruzo kuburezi. لن تجد نفسك أحسن ولا أفضل ولا أقرب إلى الله تعالى منها في رمضان. ناكيني جهوزاس عنها وقرأ عبادة ويجريش الله هم كويس كوا رمضان. بيرجوليرو كل أسباب تقوى مجتمع فيها. All the reasons of piety are united in it. Ibintu byose bijyanye, impamvu zose zo kubaha Imana zahurijwe hamwe muri uku kwezi kwa Ramadani. Shahru Ramadani, shahru itq minan nar, shahru Ramadani, shahru rahma, shahru maghfira, shahru sadaqa, shahru qiyam, shahru siyam, shahru نزل فيه شهر الذي أنزل فيه القرآن. ukwezi kwa Ramadani ni ukwezi kurimwo impuhwe, ni ukwezi kurimo imigisha, ni ukwezi kurimo imbabazi, ni ukwezi fiti kumina niran, ni ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala rukuramwa abantu muri wa jahannam. shahru alladhi tuswadu fiha shayatin, ukwezi amashayitana zirikwamwo, ukwezi yudkhalu nasu fil janna, ukwezi abantu bafungurirwa tuftahu abwabul jinnan, ukwezi gufungurwa imiryango yo kwinjira muri janna. shahru nidhikru fihi al-aytam masakin, ukwezi wo kwibuka abakene, kwibuka imfubyi, ukwezi kul al-khairat ijtama'a fi Ramadan. Ibyiza byose byo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala byakusanyirijwe muri ukwezi kwa Ramadan. All the reasons of piety are united in this Ramadan month. Nukuvuga ngo ibyiza byose, impamvu zose zo kubaha Imana zakusanyirijwe muri uku kwezi kwa Ramadani. Ukwezi kwa Ramadani niko kwamanuwemo Qur'ani, ukwezi kwa Ramadani niko abantu basoma mu Qur'ani, ukwezi kwa Ramadani niko abantu bakora mu qiyamul layli, ukwezi kwa Ramadani niko abantu bakora mu tahajjud nyinshi, ukwezi kwa Ramadani abantu biyiriza ubusa, ukwezi kwa Ramadani abantu biyiriza bakegera Allah, bakacunga indimi zabo, bakirinda amagambo adafite umumaro. Ukwezi kwa Ramadani, all the reasons of piety are united in it. Ibyiza byose cyangwa se impamvu zose zo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala zakusanyirijwe muri ukwezi kwa Ramadani. Bityo rero bagaragu biteka wa nafsaka muqbilatun ala Allah. Ukwezi kwa Ramadani fata ubugingo bwawe ubwerekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fala tataraddadu abadan fi tasfiyati nafsik. Uramenye ntuzashidikanye mu gutunganya roho yawe uyerekeze ku Mana. Ntuzigera ushidikanya kuyeza, ntuzigera ushidikanya fi tanqiyatiha, ntuzigera ushidikanya mu kuyisukura. fala tataraddadu abadan fi tasfiyati nafsika. Uramenye mu kweza nafsi yawe ntuzigera ubishidikanyaho. wa ghasiliha min kulli shawaibi. Uzasukuru nafsi yawe, uyisukure imyanda yose wagiye ukora. allati alqati biha fi jami' shuhuri sabiqa. imyanda yose nafsi yawe yagiye ijyamo. Iyo myanda yose ifitanye isano n'amakosa mu mezi yagiye atambuka, uyihanagure maze usigaye nafsi yawe ikeye. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wazaki anfusakum, mweze nafsi zanyu
Allah subhanahu wa ta'ala akababwira ati mweze nafsi zanyu mutunganye nafsi zanyu, arabahamagara kwicuza akavuga ati watubu ila Allahi jami'an ayuhal mu'minun, mwicuze ku Mana mwese bemera Mana lalakum tuflihun, kugira ngo muzabashe gutsinda muri ukwezi kwa Ramadani. Rero icya gatatu mwemera Mana akwiriye kumenya nuko ukwezi kwa Ramadani kwakusanyirijwemo ibyiza byinshi bijyanye no kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Here there is why you should repent. Here is why we should repent and renew. Iyo niyo mpamvu dukwiriye kwicuza, niyo mpamvu dukwiriye kwihana, niyo mpamvu dukwiriye kwivugurura tukagarukira Allah subhanahu wa ta'ala, tukirinda gushidikanya mu kweza amfusana, mu kweza roho zacu. Bagaragu witeka nshuti za Allah subhanahu wa ta'ala, icya kane dukwiriye kuzirikana muri ukwezi kwa Ramadan kumwemera Mana akwiriye, the servant should distinguish between the equality of the day of his breaking and the day of his fasting. Yani umwemera Mana muri iyi minsi ya Ramadani, umunsi wawe w'igisibo ntuzawugire kimwe nk'umunsi usanzwe. Your fasting day should be different from a normal non-fasting day. Umunsi wawe wasibye ugomba kugira itandukaniro hagati n'undi munsi usanzwe. Uyu munsi wa Ramadan ntuzawufate nkaho nitugera mu minsi ya Ramadani harabura umunsi umwe cyangwa se ibiri tukinjira nako n'umunsi umwe ubura, n'umunsi wo ku cyumweru gusa kwa mbere dushobora gutangira gusiba. Bityo rero mu gihe twatangiye gusiba, don't make your normal day as Ramadan days. Ntuzafata iminsi yawe isanzwe ngo uyifate nk'iminsi iki, uyigire nk'iminsi ya Ramadan. Nako ntuzafata iminsi yawe ya Ramadan ngo uyigire nk'iminsi isanzwe. Don't make your fasting day as normal days. Ntuzafate iminsi yawe y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ngo uyifate nk'ibisanzwe, ukereze swala cyangwa se ibikorwa bya ibadu ucika intege mu kore. Oya, ahubwo ugomba kongera imbaraga nyinshi cyane, ukarushaho ibyo wakora ukabyongera, ukamenya ko ukwezi kwa Ramadani ari ukwezi k'umwihariko Allah subhanahu wa ta'ala yashyireho abemera Mana musfatun tarbawiya, ariko kayunguruzo k'uburere. Bityo rero umwemera Mana akwiriye guhindura iyi minsi ya Ramadani ntayigire nk'iminsi isanzwe. Bityo rero umunsi wawe w'igisibo ukwiye gutandukana n'umunsi usanzwe utari w'igisibo. It has to be different. Uwo munsi ugomba gutandukanya n'indi minsi. Iminsi ya Ramadan ugomba kuyitandukanya n'indi minsi. وهذا ما عبر عنه جابر بن عبد الله. ibi ni ibyavuzwe n'umusangira ngendo Jabir ibn Abdullah, Imana imwishimire we n'ababyeyi be, biqawlihi, aho yavuga ati idha sumta falyasum sam'uka. Aravuga ati nuramuka wasibye, nuramuka usibye, idha sumta, nusiba, falyasum sam'aka, n'amatwi yawe azasibe, wabasaruka, n'amaso yawe azasibe. Yani nuramuka wasibye wiyirije, nuramuka wiyirije, idha sumta, ni wiyiriza wasibye, falyasum sam'aka, n'amatwi yawe uzayasibishe, ntazumva ibibi, ntazumva imiziki, ntazumva ibintu bya haramu, ntazumva ibintu bidashimishije, ntuzayatega amatwi mu bintu by'amashyari, ntuzatega amatwi ibintu bitakwiriye. Ramadani nigera ugasiba, idha sumta, nusiba, falyasum sam'aka, n'amatwi yawe azasibe, wabasaruka, n'amaso yawe asibe, ntarebe ibiziririjwe, ntarebe haramu, walisanuka, n'ururimi rwawe rusibe, anil kadhibi wal maharimi, ibyo byose byo kubeshya witandukanye nabyo, ibizirijwe byose, all evils byose, ibyo byose bibujijwe uzitandukanye nabyo. Wada'u adhal khadim, uzirinde kubuza amahoro umukozi wawe wo mu rugo cyangwa se umukozi wawe mu kazi. Waliyakun alayka waqarun wa sakina, uzarangwe no kugenda nituze kandi no kurangwa n'icyubahiro.
yawma siyamika umunsi uzaba usibye nk'uko uyu musangirangendo Jabir mwene Abdillah bivuga avuga ati waliyakunu alayka waqarun wa sakina uzarangwe n'icyubahiro n'ituze yawma siyamika umunsi w'igisibo cyawe wala taj'alu yawma fitraka wa sawmika sawa uramenye don't make your fasting day as the normal day avuga ati iminsi yawe igisibo ntuzayifate ngo uyitware kimwe n'iminsi yawe isanzwe wala tajaru yawma fitrika uramenye ntuzagire umunsi wasiburutse sawaan ka yawmi sawmika ntuzafata umunsi wasiburutse ntuzafata umunsi w'igisibo cyawe ngo uyifate nk'umunsi wasiburutse utasibye. ayo ni amagambo tubwirwa n'umusangirangendo Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. umusangirangendo Jabir mwene Abdillah Imana imwishimiwe n'ababyeyi be. nanone kandi wayuhadithuna Abu Huraira aratubwira ati radiyallahu anhu Imana imwishimire anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aravuga ati inwa y'Imana yahamahoro umugisha yavuze iti qala Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati kullu amali ibn adam lahu illa siyam buri gikorwa cyamwe na Adamu nike azakibonera ingororano zacyo buri gikorwa cyamwe na Adam kullu amali ibn adam lahu illa siyam ngo gikorwa cyamwe na Adamu akora cyose nike illa siyam usibye igisibo icyo ngicyo ngo ni icyanjye illa siyam kuyamwe igisibo fa innahu li Imana iravuga ati igisibo ni icyanjye kwiyiriza ni ibyanjye byo uwiyirije uwo nguwo igisibo cye ninye nzakimuhemera wa anajize bihi ninange nzakimuhemera wa siyamu junna. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati igisibo ni ingabo wa idha kana yawmu sawmi ahadikum ngumwe muri mwebwe naba yasibye wa idha kana yawmu sawmi ahadikum umwe muri mwebwe nazaba yasibye umunsi we fala yarfuthu wala yaskhab aramenye nazavuga amagambo adakwiye ntazanazamurijwe ngo asakuze fa insabahu ahadun ngo nihagira umuntu umutuka au qatalahu cyangwa se hakagira umuntu ushaka kumusagarira murwanya faliyaqul ngo reka ajya avuga ati inni imru'un sa'im ajya avuga ati ngiye mu by'ukuri ndi umuntu wiyirije kubera Allah walladhi nafsi Muhammadin biyadihi ngo y'Imana irarahira iravuga ati ndahiye kuri wa wundi ufite ubugingo bwanjye ndahiye kuri wa wundi ufite ubugingo bwa Muhammad mu kiganza cye la khalufu fami saimi ngo impumuro y'umunwa w'umuntu wasibye atyabu inda Allah min rihil miski impumuro y'umuntu wasibye umunwa we impumuro ituruka mu kanwa k'umuntu wasibye atyabu inda Allah ngo iba ihumura kumana min rihil miski kurenza impumuro y'imibavu ya miski lisaimi farhatan. inwa y'Imana ikomeza ivuga iti lisaim uriya muntu wasibye farhatani ngo afite ibyishimo bibiri azagira umunezero mu byiciro bibiri farhatan yafrahuma umuntu wasibye ngo azanezerwa ubugira kabiri idha aftara ngo umuntu wasibye anezerwa inshuro ebyiri idha aftara ngo igihe agiye gufuturu agiye gusiburuka fariha ngo aranezerwa wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi ngo nanone yahura na Nyagasani we akishimira igihe yasibye ko Allah subhanahu wa ta'ala azabagiye kumugororera igisibo cye. ihadithi bisaga mu gitabo cya Bukhari ndetse n'igitabo cya Muslim. ibadallah icya gatanu umwemeramana akwiriye kuzirikana mu gisibo cye rero nuko muri uku kwezi kwa Ramadan ari ukwezi the servant should know that the reward in Ramadan doubles. umwemeramana akwiriye kumenya yuko mu kwezi kwa Ramadan ibikorwa by'umwemeramana ibihembo by'ibyiza yakoze birikuba. Allah subhanahu wa ta'ala arabizamura mu ntera ubwikube abigira ubwikube. bityo rero bagaragu witeka wa fi riwayatil Muslim
muri hadithi ya Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aravuga yuko intumwa y'Imana ihamwe n'umugisha yavuze iti kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu 10 amthalwa ila 700 dha'f ngo mwene Adam ibikorwa byose akoze mu kwezi kwa Ramadan ibikorwa byose akoze bizamurwa biratuburwa igikorwa cyose cy'umwana wa Adamu gikubirwa ingororano yudha'afu kullu amali ibn adam alhasanatu 10 amthaliha ila 700 dha'f ngo kirazamurwa kikageza ku nshuro 700 qala Allah azza wa jalla Allah akavuga ati illa sawm ngusibye igisibo fa innahu li ngo kuko ari icyanjye wa ana ajizi bihi ni nanjye nzagihembera yada shahwatahu mwene Adamu arareka irarirye wa ta'amahu akareka n'ibyo kurya bye min ajiri akabireka kubera njyewe Allah subhanahu wa ta'ala komeza avuga ati lisaimi farhatan Rasul sallallahu komeza avuga ati lisaimi farhatan wasibye yishima ubugira kabiri farhatun inda fitrihi yishima igihe agiye gufuturu wa farhatun inda liqa'i rabbih yishima igihe agiye gusiburuka akanazishima igihe azahura na Nyagasani we akomeza avuga ati wala khalufu fihi atyabu inda Allah min ri'il misiki iyi hadithi nkuko nababwiye Allah sallallahu aravuga ati wala khalufu fihi atyab ngo umunwa impumuro iva mu kanwa kuwasibye atuyabo inna Allah min rihi misiki uhumurira Imana kurenza imibavu ya miski bityo rero bagaragu witeka shuti za Allah subhanahu wa ta'ala the order of fasting is sweeter to God than the incense of musk yani impumuro yuwirije ihumurira Imana kurenza umubavu wa miski icyo ni ikindi tugomba kuzirikana icya gatandatu bagaragu witeka turakireba nyuma y'akaruhuko. Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangirike. Uyu aragenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulul amri minkum. Nimwumvire Imana mbere na mbere, hanyuma mwumvire n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma ubugira gatatu mwumvire munubahe amategeko y'abayobozi banyu. Take Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a King." Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783632542. Hamotek Studio works for our customers' needs. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Icya gatandatu mu mabanga y'igisibo, ibanga ry'igisibo ni ukwicyaha no kwihana. Iryo ni ibanga rikomeye cyane kubera yuko umugaragu yambaghi al-abdu an ya'lama annahu yajib alayhi indibat nafs tajannuban asbab al-hirman tilka al-ujur. Yani umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, the servant should know that he must exercise psychological discipline. Umwemeramana akwiriye kwitoza umwitozo wo kwicyaha, umwitozo wa self discipline wo kwihana, akikontorora. Kubera iki? To avoid the causes of deprivation of those rewards. Impamvu ni ukugira ngo yitandukanye tajannuban ala madha, tajannuban
asbab alhirman tilka alujur, agomba kwitandukanya n'impamvu zose zatuma bya bihembo twamaze kuvuga by'ijuru by'igisibo Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije umugaragu we. Umwemeramana akwiriye kwitandukanya n'impamvu zatuma ibyo bihembo abibura. Ibi rero tubisanga muri hadithi alladhi rawahu al-Bukhari ya Abi Hurayra. Iyi hadithi ya al-Bukhari akesha Abu Hurayra, aravuga ko Abu Hurayra Imana imwishimire qala, Abu Hurayra Imana imwishimire avuze ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ihamuho umugisha avuze ati man lam yada'i qawlu zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. ومراد الحديث أن الله تعالى إنما شرع صيام لأجل التعذيب نفسه وليس لمجرد ترك الأكل والشرب. ikintu tugomba gusarura mwahangaha nuko umwemeramana mwibanga ry'igisibo ari ukwicyaha no kwihana akagira self discipline, ntabwo ari ugutandukana n'ibyo kurya n'ibyo kunywa gusa. Oya, nkuko bigaragara muri hadisi ya Abi Hurayra, ngo Imana ihamuye umugisha yaravuze iti man lam yada'i qawla zur, umuntu wese utaretse kuvuga ibinyoma akabishyira mu bikorwa, Imana ntikeneye ko areka ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye. Igisobanuro cy'iyi hadithi rero nuko Imana ishobora byose yashyizeho amategeko yo kwiyiriza kugira ngo abantu bagire indero, bagire self discipline, bicyahe, bihane. Ntabwo ari ukureka kurya no kunywa gusa. Oya, ni self discipline, no kugira ngo abantu bagire taqiqtilika taqwa, bagire kuri ya taqwa twavuze la'alakum tattaqun. Bityo rero bagaragu witeka, al-indibatu shakhsi, umuntu kugira ubushishozi akikontorora akagira self discipline. al-indibatu shakhsi huwa qudratul mar'i ala saytarati ala nafsihi. Indibati shakhsi cyangwa se self control, self discipline, igisobanuro cy'aya magambo al-indibatu nafsi huwa qudratul mar'i ala saytarati ala nafsihi, nuko umuntu agira ubushobozi bwo kwikontorora, bwo kwifata. Qudratul mar'i ala saytarati ala nafsihi ni cyagiye umuntu agira ability to control and develop oneself to achieve success in life. Yani kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe y'igisibo, kugira ngo uzabashe kubona ziriya rewards twavuze, biriya bihembo twavuze, nuko ugomba kugira indibatu shakhsi, ugomba kugira self discipline, ugomba kugira indero, ugomba kugira umuco mu gisibo, ukagira qudrati ala saytarati ala nafsika, ukagira ubushobozi bwo kwicyaha. Umuntu yakurakaza ukaba ufite al-qudrati ala tahkum fil infialat wa raghbat as-salbiyya, ukaba ufite ubushobozi to change negative habits, ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wahindura, ukagira ubushobozi bwo guhindura ingeso mbi. Igihe udafite ubushobozi bwo guhindura ingeso mbi, such as ability to control negative emotion, igihe udashoboye gukontrola amarangamutima y'uburakari bwawe, bityo ntabwo uzabasha kugera kuri tahqiq al-ahdaf, ntabwo uzabasha kwachivinga intego z'igisibo. Kugira ngo ubashe kwacinga intego z'igisibo, kugira ngo ubashe kugera ku ntego z'igisibo, nuko icyambere ugomba kwitoza kugira uburere, ukagira imico myiza, ukagira ubushobozi bwo kubasha guhosha amarangamutima yawe y'uburakari. Ibyo byose numara kubigira, icyo gihe nibwo uzabasha kugera kuri za ntego z'igisibo cyawe. Niyo mpamvu bakubwiye ngo fa insabahu ahad, nihagira umuntu ukurwanya ukatiruka cyangwa se akagutuka, falyaqul, ugiwe umureka uvuga iti inni mur'un sa'im, ngenda umuntu wasibye. Izi rero control is ability to control negative emotions and desires, ubushobozi bwo kubasha gukontrola amarangamutima yawe gutegeka gukora icyaha, nibwo bushobozi buzabasha kugera to attain your goal. Nibwo bushobozi buzagushoboza kugira ngo ugere ku ntego zawe zo gutinya Allah and make plan to achieve them. Bityo rero ugomba kwitegura ugashyiraho intego zo kugira ngo uzabashe kwitwara neza mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, uchanginga negative habits, uhindura imyitwarire mibi and acquire new positive ones. Imyitwarire mibi wagiraga ukayihinduzamwo imyitwarire myiza, ari nayo twavuze ngo reform, rechange
and renew your life. Hindura ubuzima bwawe, uhinduke umuntu mushya kugira ngo uzabashe kubona ibyiza. Kwicuza ni iki? Kwicuza ni uguhindukira ukava mu nzira y'icyaha ukagana inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu Uwiteka, icyo cyari cya gatandatu cyuko dukwiriye kureka negative thoughts, ibitekerezo bibi, ibitekerezo birimo kwandagazanya. Arambona birirwa bandagazanya kuri social media. Uyu ni umwanya kugira ngo bicuze bagarukire Uwiteka. Arambona bagenda basebya abayobozi. Uyu ni umwanya wo kwicuza bagarukira Uwiteka, bakareka ibyo bikorwa byo gukontororwa n'amarangamutima bategeka gukora ikibi no kwandagaza bagenzi babo, bakabireka kubera ko ibyo ngibyo nta nyungu zirimo, bigisha ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala. Icya karindwi, kugira ngo ugororerwe mu masengesho yawe ugomba kurangwa na ikhlas. In order to receive reward in your prayers, you must be marked by sincerity. Kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala azakugororere muri cya gisibo cyawe, Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo azakire cya gisibo cyawe agiye ingororano, you must be marked by sincerity. Ukwiriye kurangwa na ikhlas, kwereza ibikorwa byawe Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi tubisanga muri hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, avuga yuko Abi Hurayra yumvise intumwa y'Imana, Imana ihaburungisha ivuga iti rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-'atas, ngo hari igihe umuntu wiyirije nta kintu azasarura mu kwiyiriza kwe usibye inyota n'inzara gusa. Waruba qa'imun hadhuhu min qiyamihi as-sahru, ngo hari n'igihe umuntu uzarara tahajudi, arara mu bihagararo by'amasengesho, nta kintu azasarura uretse kurara inkera gusa, nta kintu asaruye. Subhanallah bari kudus. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala bityo rero kugira ngo adushyire muri babandi bahinduye ibitekerezo byabo, bafite niya nziza kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala yabakirire igisibo no kugira ikhlasi muri ibada zawe. Bityo rero Rasul ati hari igihe umuntu mu gihagararo cy'amasengesho ye nta kindi azahembwa kitari ukurara inkera gusa. Hari n'igihe umuntu azirirwa yasibye yicisha inzara n'inyota, ntagire ikindi asaba uretse inzara n'inyota gusa. Ibisobanuro by'iyi hadithi rero, targhibu lisaimi fi hifdhi sawmihi, nuko harimo gushishikariza umuntu wisonzesha cyangwa se gushishikariza umuntu wasibye kurinda ukwiyiriza kwe. Hifdhi sawmi, harimo gushishikariza umuntu kurinda igisibo cye. Ama yakhillu bil ajr, kwitandukanya n'ibintu byose byatuma bibangamira ibihembo ateganyirijwe mu kwiyiriza kwe. Kalghibati wal kadhibi, abantu bareke gusebanya, bareke kuvuga ibinyoma. Wa mutharihima n'ibindi nk'ibyo. Walil mutahajjid fi hifdhi salatihi an dhalika, nanone umuntu wakoze tahajjudi arinde iswala ze yakoze muri iyo tahajjudi ye. Kariyau, yirinde gukorera ijisho. Li'anna al-aqila la yarda bi mujarradi al-ju'i wal 'atash, kubera ko umunyabwenge ntabwo akwiriye gutahira inzara gusa n'inyota. Wa bi mujarradi sahari, umunyabwenge ntanakwiriye gutahira kurara inkera. Fayambaghi lahu an yahfaza a'malahu, buri munyabwenge wese arinde ibikorwa bye. Ama yuaddihi radiya, arinde ibikorwa by'icyatuma ibikorwa bye bitagera ku gihembo. Buri mugaragu wese arinde ibikorwa bye, abirinde ukurinda ibikorwa bye kube ari ukurinda icyabitera igihombo. Faliyahfazu a'malahu ama yuaddihi radiya, buri wese arinde ibikorwa by'icyabitera igihombo. Wallahu ta'ala a'lamu, Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi amabanga y'abagaragu be. Icyanyuma abagaragu witeka mu bintu 8 dukwiriye kwitegura kugira ngo tuzakire igisibo twiteguye neza. Icya 8 nuko tugomba kumenya yuko fihi nawaqis kathira, hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma abantu ibihembo by'igisibo cyabo bigabanuka. في نواقص كثيرة نحتاج إلى أن نقف فيها مع أنفسنا في شهر الكريم وقفة الصدق والجد.
hari ibintu bishobora gutuma igisibo cyawe kitagenda neza, bigatuma watana umurongo, bigatuma watana umurongo wo kwizera. Bityo rero نحتاج إلى أن نقف فيها مع أنفسنا في هذا الشهر الكريم وقفة صدق وجد. dukwiriye kwisubira muri uku kwezi kwera وقفة صدق وجد, tugahagarara muri uku kwezi kigabo kandi tugahagarara muri uku kwezi tuguhagazemo mukuri. wanatakhalas mina jami'uha, ibintu byose by'inenge byatuma igisibo cyacu kitakirwa tukabireka, n'ibyo twakozemo amakosa tukatandukana nabyo. litauda safahatuna bayda naqiya, kugira ngo amapaje dushaka gufungura za amapaje mashya cyeye. yajibu an yakuna ramadhani kama aradahu Allah jalla wa ala. ikintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana nuko ramadhani yawe ugomba kuyikora ugamije kugendana n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yashatse ku mugaragu we. لأن رمضان محطة تنقية وتنظيف وتطهير. ويقول رمضان نستاسيو يوكيزا نوكي سكورا ورجوع كامل إلى الله, نستاسيو كغاركير الله سبحانه وتعالى مبريو بغوزوية. وهذا ما عبر عنه القرآن في كلمة جامعة عظيمة. ibini byo Qur'an yagarutseho yabigaragaje mu ijambo ryuzuye ivuga iti يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. yemwe abemeye mwategetswe gusiba nk'uko byategetswe abanjirije kugira ngo mwashe kuba bakiranutsi. aha twabonye yuko harimo variables zigiye zitandukanye ariko zose zishyira kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. bagaragu witeka, ibi rero byari ibintu twatumwe tuganiraho umunani umwemera Imana akwiriye kumenya. icyambere twavuze yuko ari tajdidul hayati wa taghyiruha wa tathiruha. icyambere ni uguhindura ubuzima bwawe ukabuhindura ugamije kubusukura. icyakabiri twavuze ko yambaghi al-abdi an yarifa rabbahu, twavuze yuko umugaragu akwiriye gusobanukirwa nyagasani we. wa yarifa haqiqatahu, akamenya ukuri haqiqatahu, akamenya ukuri kwa Allah. wa yatajannaba akhtaahu, umuntu akitandukanya no gukosereza Allah subhanahu wa ta'ala. wa afata afalihi, akitandukanya n'amakosa n'ibyatuma agwa mu makosa. wayambaghi al-abdi, nano twabonye yuko mu rwego rwo kwitegura kwakira ukwezi kwa Ramadhani, yambaghi al-abdi an yajala hayatahu ramadhaniya hayatan imaniya, nuko umugaragu akwiriye gufata ukwezi kwa Ramadhani kugira ukwezi ko kuhindura ubuzima bujyanye na imani by'ukuri. haqiqa bihaqqin islahan wa tasfiya, agamije guhinduka no gusukura ubuzima bwe min kulli shawaibi azrafaha, ibyaha byose amakosa yagiye akora kitandukanya nayo. wa ya'lamana kula asbabi taqwa mujtami'atun fiha, akazirikana yuko ibikorwa byose bigamije kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala byahurijwe mu kwezi kwa Ramadhani. icyakane twavuze yuko yambaghi al-abdi an yufarriqa musawata yawm fitri wa yawm sawma, aho umuntu ugaragira Allah akwiriye gutandukanya umunsi we w'igisibo n'umunsi we yasiburutseho, akabitandukanya ntibibe kimwe. wa an yajara fi tafawuta bishakin kabir, akagira itandukaniro rigaragara ritandukanya igisibo n'umunsi utari w'igisibo. wa yambaghi an ya'lama al-abda, nanone umugaragu akwiriye kumenya ko anna al-ajra fi Ramadhani yatadha'af, akwiriye kumenya yuko ibihembo mu kwezi kwa Ramadhani byikuba inshuro nyinshi. wa yambaghi al-abdu an ya'lama annahu yajibu alayhi indibat nafsi, twavuze yuko umugaragu akwiriye kwikontorora akirinda uburakari bwa nafsi ye. tajanuban asbabil hamatil kal ujur, mu rwego rwo kwitandukanya n'impamvu zose zatuma homba biriya bihembo. icyakane twavuze targhibul iswami fi yawmi sawmihi, twabonye yuko ari ngombwa gushishikarira kuwasibye kurinda igisibo cye. ama yakhilu bil ajl, akitandukanya n'ibintu byose byatuma homba biriya bihembo. kal qudrati ala tahakum fi infi'alati wa raghabati salbiya, urugero twatanze naho umuntu akwiriye kugira ubushobozi bwo kubasha gukontora amarangamutima ye mabi. nanone icyamunani twavuze wa tahdidul ahdaf, nuko umuntu akwiriye gushyiraho intego biwuduhin, agashyiraho intego zisobanutse. wadahu khutati litaqiqiha, agashyiraho plane zo kugira ngo abashe kugera kuri za nteko. wa taghyir al-adati salbiya, agahindura ada zitari nziza, imico itari myiza. waktisabi adati njabiya, agashakisha adati cyangwa se imyitwarire myiza, imico myiza, discipline nziza.
ibi rero nibyo twaganiragaho umwemeramana akwiriye kurangwa nabyo muri uku kwezi kwa Ramadan. Nge mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema, akaba ari nahangarukiye, tukazakomeza gutaha. Ila liqa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Support Ekizara TV *182 *8 *1 *0 16498#. Yes. Pasiteri ashyamiranye na pasiteri, shehe ashyamiranye na shehe, burya hari ikiri bwangirike. Uyu aragenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulul amri minkum. Nimwumvire Imana mbere na mbere, hanyuma mwumvire n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma ubugira gatatu mwumvire munubahe amategeko y'abayobozi banyu. Take Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a King." Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783 63 25 42. Hamotech Studio works for our customers' needs. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona